ubuzima kenshi ntago tujya tubusobanukirwa kubera ko uyu munsi tubona ibitandukanye n'ibyo twabonye ejo hashize. Isi buriya ngo ni ishuri rikomeye cyane kubera ko niwe mwarimu ukwigisha mbere, uguhereza ibizamini mbere yo kukwigisha, bitandukanye na mwarimu usanzwe ahangaha kubera ko mwarimu usanzwe aguhereza ibizamini ariko yaranakwigishije. Kuvuga ngo iki kizamini rero cya mwarimu usanzwe kiguhereza kugira ngo arebe urwego uriho mu byo yakwigishije. Tunyura muri byinshi bitandukanye, rimwe na rimwe bigatwigisha bikaradusigira amasomo agiye atandukanye. Iyi ni Star Galaxy TV, njye nitwa Kebles umugwaneza. Nyemerera tujyane turambure page ya 3 y'amagambo yavuzwe n'abahanga, turebe uyu munsi se nta kintu ashobora kutwigisha. Turebere hamwe tuyumve neza, dusesengure, nta wamenya ushobora gukuramo ryawe nawe wanyuma ubuzima bugakomeza. Tuba twanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, abanyura mu bibi, abanyura mu byiza, abanyura mu bihe bigoranye, ariko twese still n'ubundi tukaba turi hano ku isi, turi mu rugendo. Ejo narakubwiye ngo isi ntago tuyituyeho ahubwo tuyinyuraho, nako tuyiriho nk'abagenzi. Ejo cyangwa ejo bundi ushobora guca isheni, hanyuma isi nyine aho ngaho uri hakaza abandi. Kandi naranakubwiye ngo reba neza kutari mu nzozi z'abandi. Aho ngaho uri hari abantu bifuza kuhagera, bakora amanywa nijoro kugira ngo bahagere. Niyo mpamvu nawe rero uba ugomba gukora cyane. Ayo namwe mu bagambo nababwiye ku munsi w'ejo, ariko nanababwira ko igihe iyo utagikoresheje ukiri mutoya, utagikoresheje ugifite igihe nyine cyo kugikoresha, cyo kigukoresha ushaje kandi kikagukoresha ntacyo cyitayeho. So rero nyemerera nkwerekeze ku magambo akomeye cyane agiye avugwa n'abahanga. Ni igice cyacu ca 3, tugiye kurambura nyine page ya 3 turebe ayo magambo yose ukuntu ibintu biba bimeze. Hanyuma nimba utarakora subscribe kugira ngo ujye utwumva umunsi ku wundi, igihe niki kugira ngo uyikore, hanyuma ujye udukurikirana ano magambo uyamenye umunota ku wundi, nta na rimwe rigucitse. Buriya umuhanga rwose nukurikirana amagambo yacu kugira ngo ayumve, amenye ukuntu ibintu bimeze. Buriya ngo umunyabwenge nubasha kwigira ku bantu bose, yaba babi n'abeza. Ni ukuvuga ngo nimba ubasha kwigira ku bantu bose, ababi ukaba wabasha kubigiraho, abeza ukaba wabasha kubigiraho, icyo gihe uzamenye ko uri umuhanga. Reka tujyane rero muri ayo magambo yakubaka ubuzima, yabuhindura, unuramuka uyumvise kabisa, wumve ko uri buze gukuramo ayawe, hanyuma ubundi ubuzima bukomeze. N'abahanga benshi bagiye babaho, buriya nta muntu utaguhereza ijambo ryahindura ubuzima, ariko amagambo akubwira rimwe na rimwe uzayazirikana yagiye utakiri kumubona, nibwo zibuka ya magambo yakubwiye. Ariko bo uziko runaka ya magambo yambwiye byari ukuri. Nuko nyine biba byifashe. Twihuse, amagambo menshi aba yaragiye avugwa n'abahanga benshi batandukanye, nzajya nyagukusanyiriza urebe ukuntu ibintu bimeze. Buriya rero ngo ntukajye impaka n'uwo wita ikigoryi, kubera ko abantu nujya impaka n'uwo wita nyine igicucu, abantu bazibeshya ko aho mutandukaniye. Kuvuga ngo nubona nyine umuntu umeze nk'uko nguko ntari mu murongo, uzicira isheni wigendere, nta mpamvu yo kujya impaka nawe. Ntugahangane n'udafitiye icyo ahomba, kubera ko buriya nuhangana n'umuntu udafite icyo ahomba kandi wowe uhomba, ni wowe uzaba uri mu bihombo. Urugero, wenda ushobora guhangana n'umusazi kandi wowe uzi neza ko utwaye amagi, nta kabuza amagi utwaye azameneka nuhangana n'umusazi, kubera ko umusazi ntacyo azaba ahomba, nyamara wowe ufite byinshi uri buhombe nuhangana nawe. Buriya ngo ubwenge, buriya ngo ikinyoma cy'ubwenge gisubiwemo kenshi gituma abantu benshi bizera ko ijuru ari ikuzimu,
cyangwa se ikuzimu ari ryo juru. Ibinyoma byose bikomeye bihora bisubirwamo, bikozwe igihe kirekire, bimera nyine nk'uko nguko nari mbikubwiye. Ni ukuvuga ngo ibinyoma byose bikomeye byarangiza bikanahora bisubirwamo igihe kirekire, biraza bikamera nk'ukuri. Kandi buriya ngo akenshi ibyo binyoma uzabisanga mu madini ndetse n'abanyapolitiki. Ikinyoma iyo cyasubiwemo inshuro nyinshi, abantu benshi bagahora bagisubiramo. Abantu benshi dushobora kwibwira ko ijuru ariko kuzimu, kandi kuzimu ari ryo juru. Aya ni amagambo akomeye aba yaravuzwe n'abahanga bagiye batandukanye. Ntabwo ari byose wayavuze, ntabwo rwose ari njyewe uyavuze, n'ibyo nyine mba nabakusanyirije nkaza kubibabwira ukareba ko nawe harimo ibyakwigisha. Hari umuhanga wigeze kuvuga ko ubushake bw'Imana nibwo bwahaye abantu ububasha ndetse n'ubushobozi. Kandi buriya ngo umuntu wese ushatse gusenya ubwo bubasha aba atangiye intambara ku by'Imana yaremye. Iri jambo ryumvise. Hari umuhanga wigeze kuvuga ko, nongere ndi gusubiramo kugira ngo nawe ubyumve neza, wigeze kuvuga ko ububasha n'ubushobozi abantu bafite babukomora ku Mana. Iyo umuntu agerageje gusenya ubwo bubasha, ni ukuvuga ngo abatangije abashoje intambara ku by'Imana yaremye. Ni ijambo rikomeye cyane mwese mushobora kumva, hanyuma ubuzima nyine bugakomeza ugakuramo, mukareba ko hari icyo wakuramo. Wari uzi ko se amahirwe akomeye abayobozi bagira ni uko abaturage bayoboye ngo ahanini usanga ari injiji? Uyu ni umwe mu bahanga wigeze kubivuga, akaba n'umunyapolitiki ukomeye cyane, n'ubu ngubu akaba agiyoboye igihugu gikomeye cy'Uburusiya yitwa Vladimir Putin. Ukize kuvuga ngo amahirwe tugira nk'abayobozi ni uko abaturage ahanini tuyoboye usanga ari injiji. Uwo ni Putin wigeze kubivuga. Ayo nawe nyine namwe mu magambo yigeze kuba atangaza. Putin ko tubikesha ikinyamakuru gikomeye cyane kirahariya mu Burusiya, ni umugabo wagize urugendo rukomeye cyane, urugendo rw'ubuzima, urugendo rutari rworoshye, dore ko yavutse mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Papa we bivugwa ko yari umusirikare ku rugamba, nibwo yaje kubona ikamyo yari izanye imirambo yapfuye. Kuvuga ngo abantu bari bapfuye babapakiye mu ikamyo, ariko muri iyo kamyo arebyemo neza, nyine byibuke yari umusirikare, asangamo harimo urukweto. Ariko urwo rukweto arurebye asanga rusa n'urwo yigeze kuba yagurira umugore we. Ageze mu rugo yabuze umugore we. Icyabaye ni iki rero? Icyabaye ni uko yagarutse kuri ya kamyo. Abari bagiye birumvikana bari bagiye gushyingura ya mirambo. Aje arebye rwa rukweto, yari yibutse ko nyine yabonyemo urukweto rumeze nk'urwo yigeze kugurira umugore we. Arebye masanga ni wa mugore wiwe. Yasabye ko umugore bamumuhereza, hanyuma akajya kumwishyingura ku giti cyiwe. Baramumuhereje. Icyabaye, Vladimir Putin, ise wa Vladimir Putin nyine wanakubwiye wari umusirikare, yajyanye umugore we, ariko asanga aracyarimo akuka gakeya. Hahandi nyine umuntu biba bigaragara ko yapfuye ariko atapfuye, harimo akuka gakeya. Kuko ngo yaramujyanye rero, ahita amujyana ku bitaro, abaganga bamwitaho, yewe aza no gukira. Akize icyo gihe uwo mugore w'uwo musirikare yari atwite. Nyuma y'igihe gitoya yarabyaye, havamo Vladimir Putin, uyu munsi uyoboye igihugu cy'Uburusiya. Haramwe mu magambo rero aba yaragiye avuga, ni naho abenshi bavuga ko Vladimir Putin akomora ubugome, ngo afite ubugome bituruka nyine kuri ayo mateka yanyuzemo, kuri ibyo bihe bidasanzwe. Ariko buriya ni umwe mu baperezida bakunzwe cyane, mu baperezida nyine bariho ubu ngubu kuri uyu mubumbe turiho, kuri uyu mubumbe w'isi. Vladimir Putin ni umwe mu baperezida bakunzwe cyane n'abanyagihugu n'abaturage b'Uburusiya. Abaturage b'Uburusiya ni bamwe mu baturage bakunda perezida wabo. Nyine ayo namwe mu magambo aba yaragiye avuga. Buriya ngo niba ushaka kuba umutsinzi, ugomba gukora cyane kugira ngo nyine ube umutsinzi, abantu benshi bamenye ko uri umutsinzi. Buri kimwe cyose kirashoboka umuntu ufite ubushake bwo kugiharanira.
nugira ubushake bwo guharanira ikintu buriya kizaba kinashoboka. Umunsi wateye intambwe yo guharanira ikintu bizaba bivuze ko kinashoboka, nta mpamvu yo gutsindwa utagerageje. Nushaka kunguka kurushaho ujye uharanira gushora kurushaho, kubera yuko buriya umunsi washoye kurushaho n'inyungu zizaba nyinshi kurushaho. Hari umuhanga wigeze kuvuga ko akunda umwuga we, ariko icyawukundira nta kindi ni uko umubeshejeho. Muri iyi si umwuga ukora nimba ukubeshejeho ujye uharanira kuwukora, unawukore uwukunze. Nuko ibintu biba byifashe, ntuzigere ukora ikosa gukina n'umutima w'umuntu wagukunze, kubera ko buriya nukinisha umutima w'umuntu uzaba rwose uri guhemuka cyane. Nyine aho ngaho nawe uzaba uri guhemuka cyane, nko gufata inkota warangiza ukayitera mu mutima w'umuntu. Umuntu nagukunda ntuzigere ukinisha umutima wiwe, nubona utamukunze uzamuhakanire ukoresheje izindi nzira, hana gukina n'umutima wiwe. Nshuti yanjye rero, reka twige kubaho buri munsi nkaho ari wo wa nyuma, kuko hari igihe kizabaho umunsi wawe nyine ube uwa nyuma. Twishimire buri munsi nkaho ari wo wa nyuma, nibwo tuzaba tubayeho byuzuye, nibwo tuzabasha kwenjoyinga ibyishimo byacu, hanyuma ubuzima bukagenda neza. Aya baramwe mu magambo nyine yavuzwe n'abahanga, nanjye nkaza nyagusobanurira neza, tukaza tuyaganiraho. Aya ni amagambo nyine asobanuye kandi asobanutse, tuza nyine tukarebera hamwe hano kuri Star Galaxy TV. Reka tujye tubana buri munsi uko bwije nuko bukeye, umenye byinshi kurushaho, ariko kora subscribe, ujye ukora like, yewe igitekerezo cyawe nagisige hasi aho ngaho muri comment, hanyuma ubuzima bukomeze 5 kuri 5. Tuzagaruka ubutaha turebera hamwe amagambo yandi, amagambo yagiye avugwa n'abahanga, amagambo ashobora kukubera inzira yo kuba yakubaka. Nitwa Kebrice Umugwaneza, nyemerera duhure ubutaha hano kuri Star Galaxy TV.